Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Mbifurije kugira umunsi mwiza. Ni munyeme dusanye amasomo matagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yateguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere, isomo ryo mu ibaruwa mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakolosi. Bavandimwe, mwebwe ntore z'Imana mukaba abatagatifu bayo ikunda byimazeyo, nimugire umutima wuje impuhwe, ugira neza, ubwiyoroshye, ituze n'ukwiyumanganya. Nimwihanganirane, kandi niba umwe agize icyo apfa n'undi mubabarirane, nk'uko Nyagasani yabababariye namwe nimugenze mutyo. Ariko ikiruta ibyo byose, nimugire urukundo ruzabahuriza mwese mu butungane. Kandi amahoro ya Kristo naganze mu mitima yanyu, kuko ariyo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe. Kandi mujye muhora mushimira. Ijambo rya Kristo niribaturemo risagambe rwose. Mujye mwigishanya kandi muhanane mubigiranye ubwitonzi. Mujye mushimira Imana mu mitima yanyu, muyiririmbira zaburi, ibisingizo n'izindi ndirimbo mubwirijwe na Roho Mutagatifu. Ari ibyo muvuze, aya n'ibyo mukoze, byose mujye mubigira mu izina rya Nyagasani Yezu, abe ari we mwisunga mushimira Imana Data. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Ibihumeka byose nibisingiza Uhoraho. Nimusingirize Imana mu ngoro yayo ntagatifu, muyisingirize aho itetse ijabiro, nimuyisingirize ibigwi yagize, muyisingirize ubukuru bwayo butagira imbibi. Nimuyisingize muvuza karumbeti, muyisingize mucuranga inanga n'iningiri, nimuyisingize muvuza ingoma kandi muhamiriza, muyisingize mucuranga ibinyamirya, muvuza n'imyirongi. Nimuyisingize muvuza ibyuma birangira, muyisingize muvuza ibyuma binihira neza. Ibihumeka byose nibisingiza Uhoraho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yezu abwira rubanda ati, mwe munyumva reka mbabwire, nimujye mukunda abanzi banyu, mugirire neza ababanga, mwifurize neza ababavuma, musabire abababeshyera. Nihagira ukukubita ku itama, utege n'irindi. Nihagira ukwambura igishura cyawe, ntumwime n'ikanzu yawe. Ugusabye wese ujye umuha, n'ukwambuye icyawe ntukakimwake. Kandi uko mushaka ko abandi babagirira, abe nako namwe mubagirira. Niba mwikundiye ababakunda gusa, mwabishimirwa mute ko n'abanyabyaha bakunda ababakunda? Bisubiye kandi, niba mugira neza bagira neza, namwe mwabishimirwa mute ko n'abanyabyaha babigenza batyo? Kandi nimuguriza gusa abo mwizeye ko bazabishyura, mwabishimirwa mute? Abanyabyaha bo ntibaguriza abandi banyabyaha bizeye ko nabo bazabagenzereza batyo. Ahubwo nimujye mukunda abanzi banyu, mugire neza, kandi mutange inguzanyo mutizeye inyiturano. Ubwo rero ingororano yanyu izaba nyinshi, kandi muzaba mubaye abana ba Nyir'ijuru, kuko agirira neza indashima n'abagira nabi. Nimube abanyampuhwe nk'uko so ari umunyampuhwe. Ntimugashinje abandi, namwe mutazashinjwa. Ntimugacire abandi urubanza, namwe mutazarucirwa. Nimubabarire abandi, namwe muzababarirwe. Mujye mutanga, namwe muzahabwa. Ikibo gishimishije, gitsindagiye, gicugushije, gisheshekaje, nicyo bazabuzuriza, kuko igipimisho mugeresha ari cyo muzasubirizwamo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, amasomo matagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye kuri uyu munsi aradushishikariza kuba abanyampuhwe, barangwa n'ingeso nziza, barangwa n'urukundo ndetse n'imbabazi. Mu isomo rya mbere, Pawulo mutagatifu aradushishikariza kugira umutima wuje impuhwe, ugira neza, wiyoroshya, utuza kandi wiyumanganya. Mu Ivanjili Yezu Kristo araduhamagarira kandi akadusaba
kuba abanyampuhwe nk'uko data wo mu ijuru ari umunyampuhwe. Kugirira abandi impuhwe nibyo bizadufasha guhora iteka turangwa n'ubugiraneza, twihanganira abandi muri byose kandi tukabarirana, tukagenza nk'uko Nyagasani atugenzereza. Nibyo koko dukwiye kugira urukundo kandi tukarangwa narwo, nirwo ruzadufasha gushyira mu bikorwa imigenzo myiza yose tuma twisanisha n'Imana Data. Pawulo aratugaragariza imigenzo myiza yose ikwiye kuranga abakristo mu mibereho yabo no mu mibanire yabo n'abandi. Icy'ingenzi ni uko ibyo dukora byose bigomba kuba bidufasha kunga ubumwe na Kristo, uduha kandi akadushoboza kunga ubumwe hagati yacu muri byose, tukayoborwa n'urukundo. Byinshi Mutagatifu Pawulo intumwa atugiramo inama bigomba kudufasha gukura koko mu Bukristo, tukarangwa n'ubwitonzi, tugahanana kandi tukabikora gikristo na kivandimwe, maze byose tukabifashwamo n'ijambo rya Kristo ridutuyemo, rikayobora intambwe zacu, rikadufasha gukora ibikorwa byiza tubwirijwe na Roho Mutagatifu. Uwo Roho Mutagatifu rero niwe ushyira mu mitima yacu icyifuzo cyo gusingiza Imana, guhora dushimira Imana. Ni umuhamagaro wacu nk'abakristo. Yezu Kristo rero aradusaba gukunda abanzi bacu, kubagirira neza, kubifuriza neza no gusabira abatubeshyera. Icyo Yezu Kristo adusaba ni ukugaragaza ubudasa. Umuntu yagutuka kuko ari byo ashoboye, nawe ukamwifuriza icyiza kuko ari cyo utegetswe. Umuntu yakubabaza ukamubabarira, yakwanga ukamukunda, yakubeshyera ukamuvuga ukuri, yagutoteza ukamusabira. Niho tuba dukura mu rukundo, niho tuba dukora icyo Yezu Kristo atwifuzaho. Kwigana Kristo mu buzima bwacu rero nibyo bizadufasha kugaragaza ubwo budasa, guhora iteka twifuza gukora ibyo yakoze, twifuza gukora ibyo adusaba, kugira ngo turusheho koko kuba abanyampuhwe, turusheho kugendera mu rukundo ndetse n'imbabazi. Yezu Kristo udusaba kubabarira, yarababariye byimazeyo ndetse yaratubabariye, atubabarira n'igihe cyose tumusanga, igihe cyose twacumuye aba yiteguye kutubabarira. Twe rero twigane Yezu muri byose, maze ibyo adusaba tubikore, cyane cyane ko adusaba ko twakirinda gukora ibibi kuko natwe tutifuza ko byatubaho. Uko dushaka ko abandi batugenzereza, natwe tubibagirire mu buzima bwacu bwa buri munsi. Dusabe Nyagasani aduhe ingabire yo kurushaho kurangwa n'imigenzo myiza, urukundo, impuhwe, ubugiraneza, ubwiyoroshye, ituze no kwiyumanganya, maze ubuzima bwacu koko bufasha abandi kumenya Imana twamenye, kwemera Imana twemeye no kuyikorera kuko natwe tuyikorera. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose kandi akaba na Nyirimpuhwe, nabaho umugisha, abarinda, abakomeza, biteho, abaha amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.